uyu munsi nabyutse mba ndavuze ngo ariko wakora systeme mba nirukangiye mu ishuri uko niko byatangiye kabisa mba ndaje ntunganya udukoresho twanjye ndangije nari ngomba gukora systeme yo kumenya ko gaze yabiri gukwirakwira ahantu bityo ikaba yatanga sinyari ku bantu bahegereye kugira ngo bamenye ko babikemura hakiri kare. Iyi niyo systeme nari ndi gukora ahangaha. Naberekaga systeme ko nayestaye kabisa. Ahangaha murabona ko umwuka yari normal, yari imeze neza 5 kwa 5 kugira ngo systeme itangire gukora. Urabona ko hano tangiye kubara kuri carbon monoxide level. Hanyuma turakomeje ibintu narabwiye ngo ntabwo wabyuka ngo upfe kubikora gutyo mwana utabyiza. Hanyuma ndavuze ngo ariko reka mbihuze n'iki, reka mbihuze na systeme yo muri machine cyangwa se muri telefone kugira ngo ubikoresha wese ajya abona uko biri kugenda no kuri telefone ye kuri dashboard. Iyi ni dashboard nemaze gutegura, urabona ko imeze neza cyane, urabona ko ari y'abashef, urabona ko ari y'abantu baba IT. Ibintu hanyuma iri kubara sensor voltage. Zani sensor nyine ziba zikoresha umuriro, biri kumenya ngo voltage ni ingiyi iri gukoresha, hanyuma ikamenya ngo na leading ikamenya ngo bimeze bite. Hanga nabihurije muri application bita Node-RED. Node-RED kabisa yabimfashije cyane, ndagenda ndabihuza neza, ndabyestara byose neza mo imbere, bihuza nibifatika ari byo twita hardware device. Aka kanya rero nahise mvuga ngo reka nze cyaho ukuntu ngira ute njya kubikorera presentation hakiri kare. Ibi bintu agomba kujya kubyereka abantu bakamenya ibyo ari byo, bakamenya uko bikora, bakamenya uko IT tumeze. Hanyuma abantu ushaka kwiga IT network engineering, software engineering muri kaminuza cyangwa se mushaka kubyiga muri segonderi, abo ngabo mukande like na subscribe ndetse n'abandi bantu mwifuza kwiga ibi bintu. Hanyuma ahangaha urabona ko noherezaga message muri systeme igahita ibinyereka ikavuga ngo ibi bintu ni sawa, ibi bintu bimeze gutya na gutya. Ivyo ngibyo rero nibyo bintu ngiye kugenda bereka ahangaha. Mukomeze mugira ibihe byiza. Ni Kiranja TV. Icyo kibiriti ntabwo ari cyo kunywesha itabi kabisa, icyo kibiriti cyari cyo gukoresha kugira ngo nje mpima neza kumwuka uhari. Kumwuka uhari papa. Ahangaha urabona ko ni normal. Izo ni insinga ntabwo bigoranye cyane. Icyambere ni ukuza nkakwereka ibintu ku bintu bikorwa, ukava mu by'inturi mwana. Va mu by'inturi uze nkwereke ako nakamashini yindi gukora kabisa. Hanyuma ndabemera cyane mwana.